Omurutaya yoru Bishop Lambert Obira Taruwenka bitabiraine Bishop Vincent Shirabo wa Hoima Diocese, Bishop Karisiti Rubaramira wa Diocese ya Kabare hamwe n'otaya yise Bishop Robert Muhirwa wa Fort Portal Diocese. Lambert hano hayihirire agahiga abakristo n'abanya-Uganda okurugombi y'amahanga n'inganda bakaba mu Kristo. Bona atari cyasozi yonka baitu kugera hano genda sonda kwezi yote. Bishop Lambert takomera honka bitahijire n'abakristo okuguma bahembere baza zabo hecyarinda kwikiza kwabo muri Yesu Kristo. Sonda kwezi yote. Utagenda yo ibigere byawe bitogenda bisanga yawe. District ya Cyenjejo abakora ababandizo mu parish ya Cyarusozi bahindurira mu parish ya Katosa. Bakazi niyo kwateta batebendera mwegese abato kimanisaki kuba nimeka kuba nabwenge kukuza kurunja abana eklezia egendere yungere abwenge bazaka kushobora turabaganisha mu makagiriki itabaza tuziheri arundi ba Kristo mutariraze tabaze ikalele murage. Abakristo basimire ba Bishop aba okuchamba gatayera Cyenjejo district. Gasha kwa Daniel Vingana.